twongeye kubasuhuza abakurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi turaza kuganira kuri radish cyangwa se radi, icyo yafasha mu mubiri wacu. Ariko mbere y'uko tubivugaho, ni byiza ko nsubira inyuma nkashyira inyunganizi ku kiganiro cyacu twakoze ubushize kigendanye na messenger RNA lipid nanoparticles, cyangwa se icyo nise uturemangingo mvamugabane mu mubiri wacu. Ubushakashatsi rero bwo kuri iriya University of Land, ubwo aho ni muri Sweden, bafashe iriya messenger RNA cyangwa se turiya turemangingo nita mvamugabane, spike protein, messenger RNA, lipid nanoparticles. Noneho basanga iyo bayiteye mu mubiri, iyo RNA ihinduka DNA. Yihindutse DNA cyangwa se uturemangingo fatizo nyamuntu cyangwa se akaremangingo fatizo nyamuntu. Ni ukuvuga ngo uriya muti uhinduka, uraza ukinjira ugahinduka akaremangingo fatizo nyamuntu. Uca mu zihe nzira rero? Iyo ugeze muri liver cells cyangwa se mu turemangingo nyamwijima tugize inyama nyine y'umwijima, turagenda tukajya mu karemangingo nyagasimbo, ako nakwita nucleus. Noneho bigakora iyo bita line 1. Line 1 rero iyo bimaze kuyikora, nubwo line 1 ubusanzwe ni icyo nakwita gene ariko isanzwe igize umubiri, cyangwa se iri mu kanyamuntu gasanzwe kagize umuntu, by'umwihariko ku rwego rwa 17%. Iyo line 1 rero irongera igasubira inyuma, ni umuzenguruko ubwayo, igafata ka karemangingo mvamugabane ikongera ikagakoramo akaremangingo nyamuntu. Ni ukuvuga ngo iyo line 1 irongera igafata iriya ka karemangingo mvamugabane ikakamanukana nako yakinjije, ariko yakoze iki? Yakoze amakopi yayo. Ni ukuvuga ngo ikora amakopi ku buryo iyo iri mu karemangingo nyagashimbo ariyo nucleus, iba yabaye nyinshi, iba iri line 1 protein, kopi nyinshi cyane. Noneho zigakora messenger RNA nyinshi cyane mu mubiri, ariyo twaturemangingo mvamugabane. Noneho tukaba twabaye epa y'akaremangingo nyamuntu fatizo, ariyo DNA. Bivuze iki rero? Bivuze ngo aho ni mu mwijima. Umwijima wawe icyo gihe ntuba ukiri wa mwijima usanzwe uzi, uba wabaye umwijima.
wahinduriwe imiterere. Ibyo rero abashakashatsi bo muri iriya university, Rand University, babonye ko bishobora guteza izihe mbogamizi. Izo kopi cyangwa se uko gusubiramo gushobora gutera icyo bise genome toxicity cyangwa se kwangirika kw'akaremangingo nyamuntu ko mu mwijima wawe. Still turacyari mu mwijima. Iyo kangiritse kubera kwa gusubiramo icyo nakwita copies nyinshi zakozwe na line 1 protein cyangwa se protein line ya mbere, ni ukuvuga ngo hashobora kubaho infection ya hepatitis. Ngira ngo hari abantu bisanze nyuma yo guterwamo uturemangingo mvamugabane barwaye za hepatitis, akibaza se hepatitis B or C or yavuye he, bikamuyobera kubera ko biragoye hatakozwe ubushakashatsi ngo bubwerekane. Ariko noneho igiteye ubwoba kurushaho nuko urwo ruvangavange, uko gufata uruvange rw'uwo muti rwageze mu mubiri rugakora ikindi kintu yani uyu munsi kitaramenyekana nimba abantu bazagikira mu mubiri wabo bakabasha kukivanamo. Ni ukuvuga ngo aho bitereye ubwoba nuko bavuze ko bishobora kuba carcinogenic. Ni ukuvuga ngo bishobora gutera uburwayi bwa kanseri. Ngira ngo ubusanzwe kanseri ivunnye mu kuvura muri kanseri zose ni kanseri y'umwijima, kuko umwijima iyo wafashwe, kuvuga ngo chemotherapies cyangwa se indi miti igiye itandukanye izaworoshya biragoye. Noneho twavuga ngo ni abantu bangahe ku isi bafite kanseri yinjiye batazi ko yinjiye, iri kugenda izunguruka mu mubiri. Igisubizo ni uko mu biteje uturemangingo mvamugabane ni benshi bafite iyo kanseri bagendana batazi ko ari na kanseri. Hakorwa iki rero? Hakorwa ko umuntu aho ari hose ku mugabane ariho wose agomba guhora akora gusuzumisha inyama y'umwijima. Nibura kera bavuga gusuzuma inyama y'umwijima mu mezi 7 cyangwa se rimwe mu mwaka. Nibura buri mezi 3 asuzumisha inyama y'umwijima wawe igeze he, kubera ko turiya turemangingo mvamugabane dufite umuvuduko mu kurwaza inyama z'umubiri. Gusuzumisha rero inyama y'umwijima ni ibintu navuga ko bikenewe cyane. Burya kwirinda biruta kwivuza. Aho rero niho tugarukiye kuri za radi zacu zadufasha kwirinda, kuko nimba akaremangingo mvamugabane kinjiye mu karemangingo nyamubiri mwimerere fatizo, karemangingo nyamuntu, bukamera nkaho bugahinduye, noneho iriya protein line 1 cyangwa line ya mbere ikagenda igakora indi miti y'uturemangingo mvamugabane mu mubiri
ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Hakorwa iki rero? Hakorwa ko nimba umwijima wacu waba wagize ikibazo cy'ubushye, inflammation, ubushye, hakorwa ko tugabanya ubwo bushye. Nimba umwijima wagize ikibazo cyo kubyimba, cirrhosis, hakorwa uko turwanya iyo cirrhosis. Nimba umwijima wagize ikibazo cyo kuba attacked, ugatangira kugira paralysis, haba kugira ngo turwanye iyo paralysis dukoresheje iki? Dukoresheje ibyo Rugira Yahweh iya kare yaremye kandi biravura. Hari umuntu wageze kumbaza ati se ko ndwaye paralysis nkaba nta mafaranga mfite yo kwivuza mbigenze nte? Hari kera ndamubwira nta mafaranga ufite, okay, genda uhekenye radi 13 ntoya buri munsi. Aragenda ahekenya radi 13, arabyubahiriza buri munsi. Nyuma y'amezi 7 paralysis yari ikize. Nta kindi yakoresheje ni radi. Asubira muri check up basanga nta kintu na kimwe gisigayemo. Bivuga iki rero? Bivuga ngo radish ishobora no kuvura niyo cancer, ariko mu gihe uyikoresheje nibura yo atari amezi 7 gusa, ahubwo nk'iminsi 777. Bivuga ngo ni hafi imyaka 2 ukoresha ikintu kimwe. Ni byiza rero ko iyi radi ikoreshwa. Ubusanzwe radi uretse calcium, vitamin C, riboflavin, niacin, thiamine, vitamin B, folate, potassium, iron, manganese, carbohydrate, sodium, radi ifite icyo nakwita intungamubiri nyunganira, cyangwa se antioxidant, cyangwa zimwe abandi bita antioxidants. Kuvuga ngo intungamubiri nyunganiramubiri, ndindamubiri, kuko ifite izo twita catechin, ikagira izo twita pyrogera, ikagira izo twita vanillic acid, so n'izindi izo bita phenolic compounds. Radi rero ifite izo ntungamubiri nyunganiramubiri, ndindamubiri, zifasha kurwanya indwara mu mubiri, zikaba zishobora kurwanya ayo makanseri. Ntabwo ari kanseri y'umwijima gusa, ni kanseri y'ibere, kanseri ya cervix, kanseri ya colon, ni kanseri nyinshi wakoresha kuri radi, even lungs cancer, kandi zikagufasha. Izi radi rero umuntu uri kuri chemotherapy ziramufasha cyane, ubashije gukoresha radi 13 nk'uko nabivuze ku munsi, ariko ukibuka ko zikamura amazi mu mubiri wawe, ukibuka kunywa amazi meza burya n'ay'isoko wagiye kwivomera bataracisha mu ruganda, cyangwa se amazi y'imvura. Imvura ya mbere iri mu mwanda, amazi yayo ukayageza ku ruhande, ariko amazi ya kabiri, icyo nacyo nibyo tuzagarukaho mu gihe kiri imbere, amazi y'imvura aragufasha cyane. Iyo myanda rero uko igenda isohoka niko umwijima, nubwo umwijima ariyo nyama yangirika
cyane mu mubiri, ariko niyo nyama ikira vuba, ishobora kwiyubaka hakavamo ikongera ikaba nshyashya. Mu mubiri wose dufite inyama imwe ishobora kwiyubaka ikaba nshyashya, navuga ko ari ibice bibiri: umwijima n'amagufa. Amagufa ushobora kuvunika bakavuga ngo birarangiye n'ukuguru bazaguca, ariko bakunga cyangwa se bakagushyiraho cement kwa kundi igufa rigasubirana. N'umwijima ni uko uteye. Umwijima ni inyama yisubiranya, ariko iyo ubonye umuganga mwiza, navuga wa kinyarwanda, uzi uwo muti atari abahimbahimba, aguha umuti umwijima ugasubirana. Kuko burya umwijima ntabwo uvurwa kenshi n'imiti yo kwa muganga. Niyo mpamvu kera abaganga ubwabo boherezaga abantu aho bita mu kinyarwanda. Erega ikinyarwanda kiravura nubwo abantu batagisobanukiwe, hakaba harajemo abadafite ubumenyi buhagije, abatazi kuvanga imiti. Ariko uhuye n'umuntu uzi kuvanga imiti neza, umwijima ni inyama ivurirwa mu kinyarwanda. Mu gihe rero utizeye uwo muntu uguha imiti ko ayizi neza, wakoresha ibiri mu isoko tubona buri munsi. Iyo rero ni radish. Radish ivura na za zindi bita infections zitandukanye, irazivura kandi zigakira neza. Hari igihe usanga abadamu cyane cyane, kuko burya infection mu bagabo umubiri wabo urazibika ariko ntizigaragara cyane, ariko abadamu zihita zigaragara, cyangwa se abagore zihita zigaragara cyane, nka Candida albicans fungus. Iyo ni infection isigaye iriho cyane kubera cyane cyane kwitwara nabi. Iyo infection akenshi ituruka mu kwitwara nabi, igaturuka mu myanda yo mu matoilette n'ahandi. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kujya bubahiriza itegeko rya Yahweh. Ntabwo uri umugabo ushobora kugenda ukajya ku mugore umwe usize iwawe mu rugo, ukagaruka uva kuri wa wundi umugore wawe umwe umuzaniye uburwayi. Wowe ntubyumve, ntibizigire icyo bigutwara, ariko wa mugore wawe w'isezerano ukabura muhemukiye. So abantu rero bagerageze kuba loyo, bagerageze gukomera ku rukundo. Urukundo ni urwa mbere. Niyo mpamvu na basic information beyond learn earth, cyangwa se igitabo bita Bible, kibigisha bagabo ngo mukunde abagore banyu, kikigisha ngo abagore mwubahe abagabo banyu. Rero kurinda umugore wawe cya infection, sinavuga girlfriend kuko girlfriend ntabwo byemewe, nubwo umuco watakaye. Urubyiruko rukumva ko girlfriend it's not normal. Nta muntu wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina atarashaka. Aho niho havamo infections zigenda zitera multiple organs. Ibintu Imana rurema Yahweh yashyize ku isi, ntabwo yabishyize ku isi ngo bibangamire uburenganzira bwa muntu, ahubwo yabishyize ku isi ngo birinde ikiremwa muntu. Bikirinde gutera, nimba bavuze ngo you shall not commit adultery, cyangwa se ntuzasambane, nuko muri kwa gusambana byanze bikunze
hazamo uburwayi butandukanye hazamo uburwayi butandukanye bushobora kugaruka bugasenya, kuko economically nimba mu rugo abantu bose bari kwivuza kandi mu ndwara bakirinze, mu gihe umwe yabaye loyo ku wundi, ugasanga bose bari kugenda bivuza, ni ikibazo gikomeye. Abantu rero bagerageze kuba loyo ku miryango yabo, bagerageze gukomera ku isuku. Isuku ni ikintu kirwanya indwara nyinshi cyane. Toilets abantu bajyamo ziri public, ni byiza mbere kwitwaza tawa cyangwa se agasume gato, ukabanza ugashyiraho alcohol. Umuntu umwe yavuyeho yashyizeho ikibuno cye, undi nawe ahise aza ashyiraho ikibuno cye. Toilet ni ikibazo cyane nka toilet z'abagabo zifite ikibazo gikomeye, kubera ko ba bantu mvuga bambara pampex, bambara amashashi, bazijyamo, kandi bari abantu bafite indwara zose zirenze uko ikiremwa muntu gishobora kuzitekereza. N'abariya batubwira ngo ni uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ntabwo ari nta zindi mpuhwe bafite, ni ukugira ngo indwara zize muri sosiyete. Nta zindi mpuhwe bafite, ni ukugira ngo indwara zize muri sosiyete, abantu bose barware, umugabo arware, umugore arware, umwana w'uruhinja arware, kuko nta kindi kintu biriya bintu byongera muri society uretse indwara. Kuko nimba ahantu hagombaga guca umwanda ariho abantu bumva ko bagomba gukorera imibonano mpuzabitsina, ni ikibazo gikomeye, kuko iriya myanda irasohotse kubera impamvu, kubera ko itagomba kuba mu mubiri, kubera ko ifitemo uburwayi muri yo, kubera ko ari imyanda nyine, niyo mpamvu yitwa imyanda. Niyo mpamvu abanyarwanda bayise ngo amabyi. Amabyi bisobanuye iki? Bisobanuye ahantu ikintu kirimo uburwayi bwose bushoboka. Igihe rero sosiyete nayo yabyemeye ngo ni uburenganzira bw'ikiremwa muntu, abagabo bakayoba cyangwa bakayobywa ku nyungu zitandukanye, harimo n'amafaranga, icyo gihe sosiyete cyangwa society iba iri kwisenya ubwayo, kuko biriya byakwiye kuba ari ibintu byo gukumira, kugira ngo habeho protection, habeho kurinda abantu indwara, kuko indwara nizimara gukwirakwira, infections zituruka kuri bariya abantu bambara amashashi, nizimara gukwirakwira igihugu cyose, zizagenda zihindura isura, zifata izindi mbaraga zidasanzwe, kugeza igihe izo bita ngo infections zizageraho zikaba indwara zica abantu, zikaba indwara zibangamira impinja, zikaba indwara zibangamiye abo bantu. Niyo mpamvu rero hagomba kubaho gukumira no kwigisha. Kwigisha rero bivuze iki? Kwigisha ntabwo mvuze ngo kwigisha ikibi kiva mu gukora imibonano idaciye aho igomba kunyura. Urubyiruko rukigishwa ingaruka zabyo, ababana n'abo bantu nabo bakigishwa uburyo bagomba kugira isuku, kuko nimba mu muryango hari umurimo ashobora kwanduza umuryango wose virusi zitandukanye.
Ni byiza rero ko habaho kwigishwa, aho kubaho guhisha, gupfundikira, nta kibazo, ni uburenganzira bw'abantu. Ntabwo ari uburenganzira bw'abantu gukwirakwiza ibyorezo, ntabwo ari uburenganzira. Gukwirakwiza ibyorezo mu bantu ntabwo ari uburenganzira, kandi ibyorezo akenshi biba bigaragara ko bitazavurwa mu gihe kizaza. Ni byiza rero tugaruke kuri ba bantu bafashe uturemangingo mvamigabane, mwivure, mukoreshe radi. Utaratangira kurwara ashobora gukoresha radi udutete 13, 13 iminsi 44. Hari icyo nari nibagiwe ku bantu bafite isukari. Abantu bafite isukari, nimba ufite akuma gapima, gafate wipime. Nimba utagafite, jya ku kigo kirebana n'ubuzima aho usanzwe ujya, bagupime, ukoreshe izi radi iminsi 44. Hanyuma usubireyo urebe isukari yawe uko imeze. Gusa ugomba kwirinda kuzikoresha utipima, kuko isukari ishobora kugushiramo yose. Radi irakamura. Mu gihe rero unayinywa, ni ngombwa kunywa y'amazi twavuze, amazi meza, amazi y'isoko, cyangwa se amazi y'imvura. Radi izagufasha muri ibyo byose. Radi izongera kugufasha mu kwirinda amakanseri no kuyarwanya igihe yinjiye. Hari amakanseri aba yinjiye, wumva ngo ni cancer ngo stage 1, bigoranye kugira ngo bayibone, stage 2 bigoranye ngo kugira ngo bayibone, bakajya kubona ya kanseri ari uko yageze kuri stage ya nyuma, ariyo stage 4. Rero bwa burwayi butaraboneka, koresha radi. Nawe udafite uturemangingo mvamugabane mu mubiri wawe, koresha radi. Hari byinshi izagufasha mu kubaka umubiri wawe no kurinda uburwayi bw'umubiri wawe. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata. Mugire ibihe byiza.